kuzashaka ukuntu abakobwa mbaganiriza kuko Darike kuri ubu amaze iminsi mu masengesho. Ntabwo Darike nkeka ko yigira amafaranga kandi nta nayo yibye, gusa nzamenya ukuri hamwe n'Imana kuri kuzagaragara. Agurika imiteguro ijye kureba amakuru y'ibindi uranyibuka njye mba nitoje nyine kubera akazi kenshi abana bayigizi simboneke umwanya mbonye sheri wanjye riza aba yawukike cyane nk'abandi kuboneka ushaka kunsura se wajya kunsura tuzabipanga nta mpamvu yo guhita wihuta nizera tuzabipanga bigacamo kuko ntashaka kwihuta si byiza ko nakubwiye gahunda mfite sawa sawa ako se nk'ubu uyu mukobwa agira amubwire ko mfite inshuti kandi ni hafi gukora n'ubukwe ariko ushaka kumvangira mu buryo ko namweretse n'umugore wanjye ko riza ashaka iki kintu atarabe nabamenye ibyo rwose nitesha mutwe gusa ndanarambuyeho bucyaro ndamushyira bwa karisiti mukureho burundu kuko ndi kubona gutuma umwanya wanjye ngize akazi ngize kwitegura ibiteguro yanjye nariza anumva ari kabikora yahishe umutwe nta mwanya mfite narabirenze ngiye Kennedy, hey. Meze neza nta kibazo. Kennedy, uyu munsi urabona ko nta kazi twari dufite ubwo twaruhutse. Nanagiye gusura zira nshuti zanjye zo mu mujyi, sanze zimeze neza nta kibazo. Nawe urakomeye. Ameze neza nanjye. Yego. Usize njye nagira nduka mu rugo. Ntagiye kirekire nafatiyeho pe shoboka. Nta kibazo rwose. None se Jean Paul meze bitewe nyine mu kazi. Mu kazi bimeze neza. Telefone yabonye abakiriya. Haziriya telefone Infinix Hot 8 zifite abakiriya benshi cyane. Urongera umubare mbambure zindi. Rwose na Camon 12 na Camon 16 mbega ibintu bimeze neza nta kibazo. Ese mayo cyarabizi ndi kugushorera ku cyane. Biri kuza cyane kuko keya turuhereza abakiriya ziri gutuma baza burya nta kiza nko kubwira umukiriya neza. Bari kutuyoboka. Nimukore nyine tuzabakaboneza. Yego murakoze. Zampa usanzwe ari umugabo turi kuvugana nanjye mu kanya. Mu kanya gato ariza arabageze hano. Nanjye nafite ubushyuhe. Ariko rero reka njye kuruhuka buriya ibindi turaza kubiganira. Yego murakoze cyane. Sawa. Karibu injira. Sheri yo. Bari wera. Ni byiza. Meze neza. Star. Hati nimero mujyana nishano. Nakeze. Ntabwo cyane. Ni byiza. Keba. Ariko nari weretse. Ni bisanzwe. Nanjye nari gukumbuye. Ubwo ni sawa bimeze neza. Abana banjye bameze neza. Akazi kawe ni akazi kawe ni hatari. Iyi minsi sheri ntabwo ari ukukureka. Ntabwo ari ukukureka nawe urabizi nyine gahunda mba ndimo ko ari nyinshi. Tuzabigeraho mahera. Ntabwo tuzazigeraho. Uzi ko umpamagaye ahubwo nkubanza kugira ubwoba. Kubera ubwoba ntabwo ariho ubwo kiri ikibazo. Polisi ko dutinda polisi kumbura. Kukubura? Niba udahari nyine ntabwo nzakubona, niba uhari nzakubona. Reka turi gutinza ibintu rero. Abantu bari kunesha umutwe cyane w'abakobwa kandi sinshaka kubikora imbere y'agasopo. Abonye ko ntara hanze gukorera porotayi kugira ngo imiteguro yanjye irangize asigaye nguhe uburenganzira wawe. Ndabona bari gusudira, udasudira mbese. Ibyanjye birangira mbere ngo nawe leta yacu. Sheri ngibyo tuzabipanga. Nawe ndacafite byinshi by'umurimo. Ariko natwe
neza Kadubiri yagiye. Kadubiri yagiye kureba wa mukozi. Bayeke naguhamagariye. Yego. Urabizi inshuti yanjye kuva kera mu cyaro. Cyane. Ndagira ngo uze aha ngaha uze mu rugo. Wowe mabuja ari kuntegeka kujya ku ishuri kandi ntabwo mbishaka. Ndagira ngo uze ubukora uze nyine mu rugo wiyakire ijoro rimwe gusa. Mu gitondo uzinduka ugenda uvuga ngo akazi kawe. Icyo nshuti zibera. Akazi kakunaniye. Ngenda gupangira akantu nyine nawe urabyumva. Kuba nyine gatubutse ntugire ikibazo. Kondisiyo urabizi ni imwe gusa. Mu gitondo inyoni zitaratangira kuririmba. Icyo ndakigusezeranyije. Uhita ugenda. Ndakigusezeranyije. Ngewe ugomba kumpa ku kantu kanjye none hakararana ejo subuhi gataha njya mu rugo. Noneho rero none se nyine ntabwo twumvikanye. Akantu we ntugire ikibazo. Turabona nakwambura. We mu gitondo uzi nkomangire. Yego. Ndahita nguhereza akantu kawe warangije akazi iminsi mbona ko ugiye. Yego. Ndaguherekeza ndaza kugeza ku gipangu. Ndabigusezeranyije. Sha simenya n'inzira yanzanye sinyizi ariko Mwizere. Nyizere. Mwizere. We nyizere. Sawa rero reka tugende. Sawa. Abo kenda amenya ibintu aba yagiye abishyira ko aba yagusize aho bitagomba kuba biri. Dore kwa mabujana. Ntuharebe gutyo ubona neza uze kuzana ibintu byo kutagenda. Byose kandi byose ntabwo bikureba. We tugende akazi kawe urakazi. Man, nahantu. Nahamba man. Ariko wowe ntubyiteho ibi ngibi. Uze guhita ugenda. We ntugire ikibazo dini zawe none ndazikina neza. Ako si kwikuranga. Ubundi ahangaha utari bwa muntu uri kuranga. Oya, mana we. We mu gitondo cya kane nyizere. Tugenda nyine. Mwiza wacu tugufashe iki se? Mumfashe kurya. Ntegereje ko muva muri chat. Turyohereje tuva. Murakoze. Mana yahaye umugisha nasenze. Ndawukora mu biryo. Mabo, nakoreze. Wamugesa amagambo manzana. Hariwe. Nizere ko umuzi neza. Karibu muri chat. Aza kazi neza. Tuzaba tureba. Kadubiri. Musabana ari buryo mukicara. Karibu ku meza. Nawe ntabwo ukiri umushyitsi. Kadubiza ni isahani. Kadubiri. Witwa nde? Yitwa Fatiraho. Okay, Fatiraho. Fatiraho. Okay. Arura tujye nta kibazo hano ariko twisanzuye. Akazina kabi. Ariko Felize. Niyo ufata umuntu nk'uyu nguyu ukamuzana ku meza aratunguye dupfusa ukamuzana ku meza ngo arye. Are. Ubona bimeze bite? Ninde uvuze ubwo? Ni mwebwe muri kuvuga? Ubu mwebwe aka kanya oya baretse kuvuga. Umwibagiwe ukuntu mwaje mumeze mwebwe. Uze ubonye Charles ari iki kimujyanye? Abantu batasha abantu apeti. Gusa abantu nk'abandi bo mu gikoni kuri ntabwo tugende kuvuga udahaguruka se ngo ugende genda. Isorori sijyanye. Asiko tuwajure ku bucuruzi. Mwebwe mumaze kubyimba amajigo none mubona ndi umwana nasiri mukase muzamuka. Aya nibagiye bari ku bugoryi ba. Ubundi iyo ubonye umuntu asa nabi cyangwa ameze nabi. Bose basa neza mawe. Uceceka icyo kibazo cyawe ugakora icyatuma asa neza. Apeti nta kibazo hano tuba twisanzuye. Ejo bundi baje. Arura nta kibazo. Apeti arurye hano tuba twisanzuye buri muntu avuga uko abyumva nta kibazo ariko nta mutima mubi uba hano. Abantu bibazeho buriya n'inda mbi biri kubatera nta kibazo.
izi ndagara muri kumva zimeze ute ariko abantu ugiye kubigemura ntabwo iyi sori yose wayimaze bikaba si umuco no simbakira wibagiwe ukuntu waje ntabwo mwamushimye se uzonagura imigati agomba gusubirayo nasubirayo cyane ntabwo umuhanda ku bwawe se ubwanjye nyine sinabaye mwana ubu nkurusha agaciro muri uru rugo we gitondo ishatse nanakwiza none se Mandela ugarutse ukaba wanze no kwicara ibite byawe se cyagiye wagiye bivuze ko ukuntu bikoresha abantu amayobera kandi Mandela urabiseka reka mbyita amakosa kumva ko ari ibintu byoroshye oya warakoze uzi ko Kennedy yari ubonye iki gusa impamvu se koko muraziranye Kennedy ni inshuti yanjye niyo mpamvu ngarutse mu kugira ngo musabe imbabazi urumva ibyo nabikoreshejwe n'urukundo numva ndagukunda ariko n'ubundi menye ko neza Kennedy ari bugutereta cyangwa ari muganira naguye mu kantu navuga uti nkomeze mbyange Kennedy dusangira namubereye inshuti impamvu rero nagarutse kugusaba imbabazi wowe nari ngiye guhemukira utuma wajyanye na Kennedy mwamugejeje kure bihagarara imbabariye kandi imbabarire bikuye ku mutima na Kennedy nimubona amusaba imbabazi ahubwo mbikoze gutya ngiye gusubira hanze n'ubundi akazi kanjye kugira icyo kongeye katangiye oya Mandela ndumva nta kibazo kuba ngiye nakubwije ukuri kuko nanjye nabonaga byabyara ikibazo kuba rero ahubwo warabyakiriye urakoze cyane icyanteraga ikibazo nuko nabonaga utabyakira mbese utabyumva ariko kuba warabyakiriye nta kibazo Kennedy rero ndumva ko ari ngombwa kubimubwira ahubwo waba umunteje uzi cya gihe uzi ko yagiye no gushakira mu cyumba yagiye no gushakira mu cyumba ndamuzi uzi uyu mukozi yaraje muri salo tumaze no kubikemura arabidobya avuga ko uryamye mu cyumba ahubwo muri ryo nuko atarazi noneho yibaze yamfata gusa mbabariye nawe niba ngombwa ndaza kumusaba imbabazi gusa ndashaka ubimubwiye waba umunteje ko namubwiye ko udahari noneho turi inshuti basi turi inshuti bisanzwe rwose ndakwiriye inama nzigisha inama uzaza ryari uzaza hanyuma y'umwaka ngiye kuba ngiye nari ndi muri konji niko nabyita famille ba Kampala tuzanye twazanye zaragiye nari nsigaye avutse reka dusuhuze ba Alisa cyangwa na ba Alisa na ba Dawike ariko niba tuziranye ariko bibaye ngombwa ko nsubirayo nta kibazo ndumva ugiye neza uzagaruka nk'uko ubivuze twibera inshuti mbere musaza wanjye njya nkugisha inama ungisha inama ni byiza ariko Kennedy umwihorere rwose nta kibazo ubwo ngiye kumwihorera umwihorere namuhakaniye neza ko udahari wanze no kwicara ntabwo nicara no kugusaba imbabazi kandi urakoze nawe